Umeze kuri kujya. Mureke ukimangaraje. Kandi bazi ko ndi umwana mwiza cyane. Umwana wacu mbona ugiye kumwigisha ubushinzi amaherezo nayahe gute se gute asubwo urabona ibintu ndi kubona byoroshye Sinabyo ndagusabye basi udufashe mutwereke ibintu umwana wacu dushaka kumwigisha ingeso nziza akamenya agaciro k'ubuzima bwa nyabwo niba naraguhaye inzu turekera umwana wacu amenye ibye hari uwakiramo umugozi se ibyo numvishe se ntabwo bihagije kwishyura neza kunyishyura uranyishyura ariko wingira ku bana byo nzi by'abana niba byanze turaguha pirafe wigenda ngo umwana wanjye yarari urawuzi oya nitumva wese hanze mubwire neza niba umwana wanjye yambwiye yuko ashakisha amafaranga kubera ubu wagabanyije uburaya ko ndarenga ntaye inzu ntabwo mwaje kumpapuro niba twaraguhaye inzu ntabwo twagabanyije amafaranga harabareba se oya pe oya umwana wacu ugende umvire mu bana niba ari ibyo yarakuze hagarikira umwana kuba yarakuze ko afite inzira agenderamo afite inzira agenderamo yacu y'ababyeyi bacu genda guhapiriya ve turi kumvikana ndaguhatiraje umvire mu rugo ugenda ushaka ahandi uzakorera ibyo ukorera ibyo wakoreraga hano ubishakira ahandi utoze ikinyabupfura byo ntabwo bigiye ikinyabupfura njye mfite uko ndera utoze babarira wagabanyije uburaya ariko ubundi madawe yewe hari urusoni nanjye nishyura nanjye nishyura turabizi neza cyangwa dutabara nanjye nishyura nanjye nishyura mu nzu umvire mu nzu turi kumvikana neza ahubwo wowe umwana wawe uzamwira hano isoni ariko nawe warampemukiye Gutese. Nese nge ngutize gato nurangiza ugende ukubite mana amazi uziko nagize ngo wogeye muri douche mwa Ko numva yarigeze indirimbo se. kare kamana amazi angana kure nose ni robine bari baje gutereka mu nzu mwa Umva rero jugira urango. Urumva? Wowe ndabona wowe wazaneza abantu. Umuntu mugenzi wanjye ukaza ukambira ibyo niyo ndamutse na rusoni. None se ku nzu yaje nishyura ngewe wagiraga none ngo bigende gute Ngaho rero kumva reka tubipongere kumva ngo buriye nakabyere sibyo. Atazagera n'undi muntu neza ngibiki n'ibiki ngo mubumbe kunyehesha humura. Sana nawe ngaho ariko uziko nagize ngo bari kuhogera man Uri guhembesha wankoreye? ngewe Ngende mumugurira. ariko inzu se nyikodesha ngaho Ngaci yaro no ngeye n'igihumbi. ubwo habwo soreba ariko undi munsi ni ndamuka nuno mukuzanye umukobwa ukongera ukantira geto ngewe uramenye utazongera gukora ibintu nk'ibyo wankoresheje uziko nageze ngo nisebe yahatombokeye Mbaranje mubwire. Ibyo bintu iryo banga ryanjye nkazaryumva n'umuntu numwe. Nzagucikikana. Yo sawa nari wezishireho ariko twumvikana ubutaha uri kumva Cyane. ugomba kumpereza 5,000 Ikibazo kandi mereje banga 3,000 ni 3,000 wallahi humura ndeshe 25,000 humura weho ahubwo ngiye nzagomba 50. Iwana sawa nasi zihomba kandi ubura rero niwe nemeraga cyane kurusha abandi ku isi hose Umva noneho gahunda ni gahunda. Oya gahunda ni gahunda kabisa musaza wewe wanje kabisa yumisegari kabisa
ikintu nkunda se chérie aba ari cyo nzanira rwose nta kibazo kandi icyo wanzanira cyose cyanshimisha mukunzi iyo ndirimbo sinakubwiye ugirimbirimbira turi kumwe urayindirimbira niduhura sibyo nanjye nkumbuye kukumva undirimbira rwose ubanguke nkumbuye akajwi kawe pe kinyuraho utamubonye ndi uwawe chérie nanjye rwose iyo maze iminsi ibiri ntakubonye birambangamira nzakubyarira ndi kumva ni no mu bihe bibi ushatse wabanguka niyo yayo birashoboka hajya ujya umenya kubibara shere cyangwa tuzajya dufatanya yego iyi ndagukunda gira vuba ushatse wafata n'agatsisi vuwatiri ukabanguka gira vuba sawa merci usigaye nk'undi ukuntu kunyitaho arega ni inshingano zanjye sheri usigaye ntabya nawe kabisa nese umugore ashinzwe iki usigaye n'ino umugore nicyo ashinzwe sheri zarikubye pepe bigomba kwikuba arega ndagukunda umva nta wundi muntu umva mbese mu buzima ni wowe wanjye undi mana gusa ubu nakunganya iki byanje ewana mu mutima byanyabyo kabisa kwemera ukurikije ukuntu kuba uri kunyitaho ukuntu uri kuhingaragariza ntabwo nabihakana arega gusa ubwo koko ninde wakundutira nawe wundi ariko ukunda isukari nkeya koko yidabizi ntabwo ndabasukari neza kubyibuha cyane ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza nanjye ubu ngubu hari ukuntu njya nsigaye nzimukira muri siporo nkagenda nyine nkakira ko bimeze ngo ntuzongere kunsiga na ya siporo yawe uzingira tujyane sinyo ntuhamagara niba ugisinzirira imba akubura ni akazi kenshi ariko manipulateur wanjye wo muri Kongo yazikora kabisa muri iyi minsi birakemuka ni byiza ntari bitu mbese bizaba biba fresh ariko muri iyi minsi ngo tutakibazo tumucaye muri iyi minsi ndabyibuhira umunsi umwe none gusa nanjye ngukumbira iminsi myinshi pe umva nayo nkumbuye nawe keyaza uburyo mpereza n'ubu gati mujya ngo kurepfukamo ni mwiza kabisa ni uwo muntu Mzito kunukuja. Ukiwanga baje. Kandi basikunda umwana muzicari. Nubwo ikibwira ndakubwira ndakubwira twende. Yego shari. Oh shari, karibu. Oh sheri, umeze neza. neza ariko sheri nawe Ndagukumbuye. ako sheri nawe watinze kumfungura Oya ndi kunywa icyayi. Karibu. ariko se amakuru y'iminsi rako tutari duheruka Sheri ni sawa rwose nari ndi kunywa icyayi. ariko burasa urukundo iyo ndi kumwe nawe numva nawe igiye mu ijuru Sheri ntabwo usukira icyayi se. none se sheri kundi ko ufite ibyayi bibiri byagenze bite mbese yo nari guhoresha gutya numvaga gishyushye cyane ahubwo se sheri ntabwo ngusukira icyayi. oya sheri ntabwo njya mu cyayi kabisa nyine bimenyereye byeri kabisa kumwana ibaze ahubwo manza wumve nise kuri ya gahunda twari twaganiriye ko tugomba kugira kwa bimeze bitakuri ka kana ari ndera pompo ndagukunda sheri nta kibazo rero nta kibazo pe turagenda nyine kamanzi nitegura aho naribwo nayo nkibyuka nywa icyayi
Manze nitegure kanitegure vuba vuba bese tugende. Okay. Ariko nawe condition sheri subizi. Ndabizi rwose. Ndagukunda. Ndafungura. Ndagukunda. Natwaze reka nitegure vuba. Shuri meze ute? Ushiri wanjye kweje kumishangaha. Shugu. Afite n'ubwoba burasha kandi bitangisha. Nangiye kubikeka nangiye kugira mu bwoba. Nta kuntu ko yanzana kuri antisheri we afite ubwoba nayo kuri. Ari kunyirukansa. Nangiye kugira ubwoba mu mubiri kabisa gusa uri amana yanjye. Wasanga bagiye kumubitiranga mana. None se bimeze bike ko kunyukasa. Hadi ukiri mu mwomba. Ukiri bikiya. Bikiya. Urukuza kumisha. Bimeze gute nk'ubundi? Ahubwo njye ndi kwa sheri wanjye wose uri gukora iki hano? Ntabwo ari kwa sheri wanjye ntabwo byashoboka bana hoya bituwe ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. Ntabwo twahuriye. Zano twahuriye. Muri Kongo. None wangeze hano gute yakugejeje? Aho koruke zanga gute? Njye ni kwa sheri wanjye ariko. Njye ni kwa sheri wanjye. Nansi kwa sheri wanjye. Roza se man. Ndashaka akanzera Roza. Maze mubwire ibiki ukuntu uramuta atari gukina atari kudukina man. Nanjye nabikemanze. Nshaka ko ntitugapfa gusa ntitugapfa man nk'abantu babaga. Siko ibintu bimeze. Ubundi bageze hano gute? VIP zawe wagezanga man njye sazwe nkundana n'ura mu baby. Kandi nanjye dukundana. Ntabwo nabizi man ko ura mu baby namukunda ndabona nzi ko yamuri ibintu man. Nanjye biranunguye. Ibaze rero nkubwire ko tubigenda. Sije ura mu baby wasanga ariko dukina agakina. Ariko nanjye nabikeze. Wasanga ariko dukina. Numvisha umuntu ko manze atafata jugunyanga mu cyuma. Ahubwo reka turebe umuntu ko manze reka turebe nimba ari wokere nimba ari inde. Mwanje niko aje ari kumve. Reka tumurebe uwo mugabo. Nawe se niko yakubwiye. Ko yambwiye ngati ngo wonkire. Ariko man afite ubwoba. Man inde mutera umunigo. Nanjye uzi ibintu ndamukorera man. Amafaranga yanjye ari. Uza amafaranga yanjye ari. Muri nawe byaragurishije. Oh, sheri ni karibu. Neza. Karibu. Ni karibu. Neze neza. Wow! Sheri wanjye nicyo ngukundira uruta bose. Mana. Mushiri ni keza. Ariko njye ndi umubosi. Fukuno gahumura we. Kumana shinzakamurika. Umvanza ko nzanakandikaho n'izina ryawe. Hano nzatakira izina ryawe. Umva kano karabo kanyu mbese gise kama ishusho ibaze twabyaraka. Gusa n'ikindi. Yego. Nagutumye n'imodoka i Dubai. Serious. Ariko ndagukunda. Siju, nzi ko nayonze. Weho menya ko kumande wawe. Si umuntu kuri urwego. Nayanze mu madaya gusanga bakabisa. Asema ko tubwiye ngo ni okay yewe none kumva. Ayo naje kubigana n'itukumva narizi. Bayashije nta kibazo. Bayashije biriya bibyitaho. Ujya. Uretse basigaye baturitana. Ariko wari uzi n'ikindi? Nakubwiye nawe byashoboka. Bayashije ntabwo bizi wibyitaho. Ako shiri wanyitaho. Umva ni musoga wana. Shiri wanyitaho ujya umva shiri. Nyine ni abantu batuye nyine barabakipe. Ndetse ndaza kukubwira ibyabaye. Ariko se mwebwe nkamwe bite byanyu? Garafe. Bimeze bite? Aho wageze ite? Yewe ni iki ndikubona? Yewe nawe mwibarize nawe akubwira. Ntabwo ndi kubaza. Ntabwo ngiye kugusobanurira. Nyine uko uriya nyine yaje ejo yaje mu bikinyene. Shiri
uzisika manze mubwire cyangwa nsobanurira we hajya wawanzaniye ntuza yanzaniye iriya sibyo kongera inzi ko ari kuri sheri wanjye wo hazaza ndagusobanurira ahubwo uretse mbanze mubwire gusobanurira ni ukuri manza wumve ahubwo dufite n'undi mushyitsi umeze ute dufite n'undi mushyitsi ndagusobanurira ngwino hano bawukase biri arukana vuba aho ndebere ndebere umwana w'imyaka 13 nawe yaje mu gusambana ndakubwira ndahagarara hano imbere ntacyo reka ndakubwira ageze hano gute ntabwo se wagize hano gute niba kiransubiza wani ariko ntabwo nabyemera urumva wanjye ndamukunda cyane ndabona nawe ufite igufura ihanga sicyo ndamwica njyewe wandi kuhangara ndamwica wala ihangana utica muci oya ndamwica muri we ministre ntabwo nabyemera urumva wanjye ndamukunda cyane ndabona nawe ufite igufura ihanga sicyo ndamwica njyewe wandi kuhangara ndamwica wala ihangana utica muci oya ndamwica muri we ministre tuganire wumva tugenda twese twumva natwe manza wumve tugomba kwita kuri ibyo ngibyo ahubwo tubaze uriya mudodo ukuntu yadukoreye wese uri iki nawe umusambanye natwo nawe tubugurira ihangane wumve ko urundi kibazo kimeze ko ibintu bimeze tuzi kwicara urambona wowe ihangane n'abatendetse twese ndabafatanya bakuru ndakubise wongera umbabarire ndabigetse mumbabarire kumubabarira umwana we yabikoze n'ubuzima ntabyo ntabwo yari njye tuzi ubuzima tugezemo mfite muri koperative ntabyo ahubwo si ibibazo njyewe wanyishyuriye inzira 12 muri koperative ishuri ry'umwana wanjye umanze mwumve ni ukwihangana mukamubabara ahubwo ni ukumubabara nawe akazikosora uzikosore utazafite ibi bikubera isomo ukumva ibi bikubera isomo utazongera kubikora n'abandi bantu ugasanga umugore n'Imana imbabarire ni ukumubabarira reka natwe turi ibi niyo akamoto ngenda yitese ko nacungiragaho ni ukumubabara kumukwiriza kubesha ari kutubuza utazabikorera n'undi umuntu uramenya wa mukobwa hari n'undi natwe twitonda abandi buntu guhita baguhitana turavanga tunazana abandi arashana abandi arayimukira abandi ntabwo agukazi kubwe ni ubuzima tubayeho kino gihe buragoye byose arazi ko twayakuye kiragutaka ugiye kunsura mu nzu ejo bundi rero ihangane uko bimeze garafuze n'ubwo wabibona gute bazi n'ugakindi petit frère wawe nawe ntabwo yarazi kumukira abandi 2 2 3 nanjye ibimina byanjye byarahombye naza n'icyogeye katagatoki ariko nibyo niko kuri ahubwo nari yazareba mu bimina byiwe aho nari mukamubabarira ariko reka nkubwire nikambaye inama yawe sibyo nihangane n'amadorari karume agasamana umwana ntabyaye ibyo bimeze ndabona gushaka amafaranga umubabariye umva
nawe reka uriya mukobwa we ibi bintu utazongera kubikorera abandi bantu uri kumva zikubereye isomo zikubereye isomo imbere y'isomo mubabaye ese bagufunze ukagenda ukamaramo imyaka 15 we ntabwo nzongera ibintu washaka ari ibintu nta n'umuntu nzongera gukinisha mu rukundo wabe nabwo ukazongera no kumana mbese no kumanira bibonye uzagira umuntu no kuyikorera no kumanira bibonye uzafata umuntu reka kugira umujinya muri Bwanzuzi ni ukumubabara nawe man nagomba kumva ntabwo z'amafaranga yawe nyine ariko mwese bibabera isomo abakobwa nk'abo bamaze kuba benshi muri uru Rwanda bibabera isomo uzongera kumubwira imbere umva nawe bikubera isomo reka nigende ujye wihangana siko ibintu bimeze ndikubona ikiraka gifite umujinya reka mubabarire pe yewe nateye kiburiri gashya ntabwo namubabarira ikibazo n'umutima wanjye ni ukumubabara ntabwo ntibyamere n'umwaka ntabwo ntibyagenda ubwo uyahangana ntabwo ushaka kugura rwose hangana umva ntabwo nzongera gukinisha abasore bigeze reka kurira kabisa kwihangana reka kurira